tumaze kumva mwami yuko mbere yuko ibyo watoranije gukora umurimo wawe bikwegurirwa ubanza kubisiga, kandi ubisiga uko wabimenye kera. Natwe mwami uduhe conviction mu mitima yacu, utuvure gushidikanya, tumenye koko wadutoranije kera, kandi igihe kigeze duhamagaye uradusiga kugira ngo tubashe kuba inyungu zawe, tubashe gukorera ubwami, umugambi wawe usozwe muri twe kandi ukoranye natwe. Twumvise ngo umwuka, ubugingo n'umubiri birindwe muri Kristo udafite inenge za kuri wa munsi. Tubashishe mwami muri amasengesho kukwiyegurira, bizaba intangiriro y'urugendo rwo kukwiyegurira ku munsi ku munsi, tugenda turushanwa nawe, tuva mu bidatunganye tugana ibitunganye. Uko niko mwami tuzakira burundu ubutware bw'umwanzi Satani agashigwa munsi y'ibirenge byacu, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Mu gusoza rero mumve izi ngingo nkeya zisigaye. Iyi point ya nyuma iravuga ibi: la relation entre la consécration et l'onction. Gusigwa no kwegurira Imana bihuriye he? Gusigwa tumaze kumva ordre yabyo. Hegurirwa ikibanje gusigwa, siko? Kuko na Mose yabanje gusiga ubuturo n'ibikoresho, hanyuma yegurirwa Imana. Na Aaron yabanje gusigwa n'abana be, none begurirwa umurimo ubutambyi wo gukora mu buturo bw'Imana. Amen. None bihuriye gusigwa no kubinyegura Imana bihuriye. Icyambere ni kumenya ko la consécration est un processus continu de se mettre à part pour Dieu. Ngo kwiyegurira Imana n'urugendo rwa buri munsi rwo kumenya ko wowe utari bakanaka, wowe waratoranijwe kandi warasigiwe ku mugambi runaka Imana yari ifitiye ubuzima bwawe. Bivuga ngo rero ntukwiye kwitwara nk'uko abandi bitwara, kuko wowe uzi neza ko watoranijwe, uzi neza ko wasizwe. Hari impamvu iyo byabaye kuri wowe, ntibibe kuri uriya. Ntabwo rero ukwiye kuburizamo uwo mugambi w'Imana. Murabyumva? Mbisubiremo. La consécration est un processus continu de se mettre à part pour Dieu. Se mettre à part pour Dieu. Sanctification, consécration, niko bivuga. Urugero, nimba bariya bemerewe kuvuga ibiparu, ibije byo byose bakabulaga n'ibintu batakwiye kubulaga, ese urabyemerewe? Ko kutabyemerewe? Mbere mwavuga ngo kuko nkijijwe, ariko rero twarenze icyo gisubizo kiri simple, twinjire mu bisubizo bifite ireme. Bayibizi kubera iki utemerewe kuvuga biriya biparu? Twarenze igisubizo simple kuko nkijijwe, kubera yuko ibyo wowe uzi bo ntabyo bazi, bari muri ignorance. Bayibizi wowe uramutse ubikoze kandi waraviriwe n'umucyo kubimenya, uzagibwaho n'icyaha. Inshuro zingahe? 2. Bariya bari mu cyaha inshuro imwe, ko bari mu bujiji. Wowe uzagibwa ibyaha inshuro 2. Kubera iki? Kuko wowe waramenye ibyo batazi, ubirengaho ujya gukora ibyo abatabizi bakora. Ubu rero ntabwo uzongera kuvuga ngo jewe ntago nkora biriya ko nkijijwe. Nibyo, ariko c'est une réponse simpliste. Ni biri simple. Ubu rero umaze kumenya yewe naratoranijwe, kandi uyatoranijwe, amen, yabaye inyegu yuriya wamutoranije. Kubw'ibyo rero wantoranije ntabwo yemera biriya, kuko ntabwo ari ibyo nasigiwe. Sinasigiwe ibiparu, sinasigiwe kuba mu kabare, sinasigiwe kujya mu busambanyi,
sinasigiwe kujya muri biriya na biriya. Bari impamvu babikora ntago bazi ibyo nzi. Iya de blague twe dushaka kujyamo nk'ibintu by'ibiparu byo kunegura kanaka nabika cyo ntago wajyamo we muri ibyo, kuko uyu muntu yari mu mishusho y'Imana. Wewe wakuneguye wanezerwa, none si kuko ujya gupfa gusangira n'abandi kunegura abantu. Icya kabiri cyumvikanye cyo, l'onction est la marque de Dieu, son esprit agissant dans et à travers le croyant consacré. Amavuta noneho, haleluya, ni ikimenyetso cy'Imana kuwo ishaka kweza, kuwo ishaka kwiyegurira. Amen. Iramusiga. Kandi amavuta yiswe umwuka wera. Impamvu wahawe umwuka wera nicyo gusigwa, sibyo? Ni marque y'Imana, ni ikimenyetso kuri wayo. Yagushizeho ikimenyetso. Abefeso 4:30. Washizeho ikimenyetso, tu portes la marque de Dieu. Wabaye marqué, ufite ikimenyetso. Kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Amen. Voilà. Uwo muntu yatoranijwe yashizweho ikimenyetso, kandi umwuka wera agakorera muri we. Amen. Dans et à travers. Ari muri we, ari imirimo akora muri we, hari n'imirimo akoresha uwo muntu atuyemo. Babyumvise? Umwuka wera ni ikimenyetso. Dufite ikimenyetso mu isi y'umwuka, baratuzi dufite ikimenyetso cy'umwuka wera, kandi umwuka wera akora umurimo muri twe mu buzima bwanjye imbere, kandi akanankoresha imbere n'inyuma. None wumva nakwitwara uko nishakiye kandi nzi ko mfite ikimenyetso? No. Ni bangahe mu bakristo bazi ko bafite ikimenyetso? Kubimenya ni kimwe, ariko kumenya ingaruka yabyo ni kindi. Icya gatatu, l'onction est une puissance divine qui soutient et renforce. L'onction est une puissance divine. Ayo mavuta twasizwe ari umwuka wera ni imbaraga z'Imana. Ntabwo ari ikimenyetso gusa, ni imbaraga z'Imana qui soutient et renforce la vie de consécration du croyant. Qui soutient et renforce la vie de consécration du croyant. Vugo ari amavuta twasizwe kuko twatoranijwe n'imbaraga z'Imana zituzaho. Amen. Kugira ngo zidushigikire, zitukomeze, zitubashishe. Amen. Kukomeza tubinyegu z'Imana. Donc l'onction est une puissance divine qui soutient et renforce la vie de consécration du croyant. Ayo mavuta ni imbaraga z'Imana zibashisha uwo watoranijwe. Amen. Kugira ngo zimushigikire muri iyo processus, muri urwo rugendo rwo kwiyegurira Imana ku munsi. Niyo mpamvu umutwe uno munsi uravuga ngo gusigwa no kwiyegurira Imana. Twabonye aho bihuriye. Imana ishimwe. Ntabwo ushobora kubinyeguye Imana udafite umwuka wera. Amen. Ntabwo ushobora kubinyeguye Imana utigeze usigwa, kuko ntabwo ari imbaraga za kamere zigushoboza. Imana ishimwe. Nuriya mwuka wera muri twe ni wadushoboza ku munsi kugenda twiyegurira uwadutoranije. Imana ishimwe. Iyo ataba umwuka wera ntabwo twamara n'iminsi 2. Mwabibize? Tuba twapaganye. Umwuka wera niwe udushoboza. Amen. Niba twibutsa gusenga, niba tubwira ngo biriya bintu ntabwo umwana w'Imana ajya bikora, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Niba tubwira ngo biriya bintu kirazira, haleluya. Ariko abantu bamwe n'abakristo bakamere, nimba bigeze banakizwa bakavugwa kabiri akaguha umwuka wera, baramujimije yarazimye. Wayibise? Kuko batigeze na rimwe bemera ko umwuka wera
afata controle y'ubuzima bwabo. Amen. Niki gituma isi twumva ko yabambwe kuri twe natwe tukaba twarabambwe kuri yo? N'umwuka wera. Uzarebe hari abantu bavuga ngo n'abakristo bombi, umwe ngo yemerewe Bibiliya uri ntabwo abyemerewe. Ibyo se mubyumva muti? Abo n'abakristo babiri, umwe ngo yemerewe Bibiliya uri ntabwo abyemerewe. Ingorane ziri ari igitabo cyitwa Yuda. Uyu Yuda rero yaranditse ibi. Amen. Umurongo wa gatatu. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Once for all. Soma. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpanswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Amen. Abefeso 4 ngo kuko dufite ukwizera kumwe, umuka umwe, byiringiro kimwe, kwizera kumwe, data twese umwe, umubatizo umwe. Murabyumva? Rero uko kwizera kumwe ni kumwe nyine, ariko imyizerere ni myinshi. Imyizerere ni myinshi ariko kwizera ni kumwe. None ukwizera kumwe, abakristo babiri kubijyanye no kwizera, sivuga imyizerere. Imyizerere ishobora kuba myinshi kandi umuntu wese ngo nashirwe mu bye, ngo umwe atoranya umunsi akarutisha indi, uwundi akafata iminsi yose cyo kimwe, ngo ntihagire ucira urubanza undi. Iyo ni myizerere. Mwabyumvise? Ariko ukwizera ko kwahawe abera rimwe. None ndio ndavuga ku bijyanye no kwizera, ibintu bijyanye no kwizera, ibyo twahawe kwizera twese tutagabanya tutongereza. None ni bakristo babiri, umwe wafite ibye undi afite ibye, ngo uri arabyemerwa we nabyemerwa, mwifata gute? Par exemple, urabona bavuga ngo baptême par aspersion, natwe hano par immersion. Umwe aravuga ati yewe ndakiri umukristo, nabatizwe hano kuko nibyo nahisemo. Nawe uri umukristo urakijijwe, wabatijwe mazi menshi, umwe wese afite icyo yahisemo, mwifata gute? Umwe wese afite ukuri muri inzira y'urugendo rwo kubinyeguye y'Imana. Sibyo? Hari ibintu non-negotiable, non-négociable. Tu ne dois pas négocier avec le diable. Voyez-vous? Imyizerere tuyubahira buri muntu wese, ariko ibyerekeye kwizera Bibiliya ivuga ngo kwahawe abera rimwe gusa iteka ryose. Nibyo ndio ndavuga, harimo nizo point twavuze imwe mu batizo. Urazi impamvu? Dore ijambo baptême, baptism, umubatizo, ubatizo muri Bibiliya bisobanurwa ngo kwinika. Wabizi? Nuvuga rero ngo nabatije umubatizo mu gahanga, sibyo? C'est la négation même du baptême. Mwumva? Ntabwo bibaho, kuko baptême veut dire immerger. Mwumva? Bibiliya hano hose havuga baptême mu rurimi rw'Igiriki, ariko sinarusha cyanditswemo, ni ukuvuga kwinika. Rero il y a pas d'aspersion. Ibyo byazanye na Constantino mwami w'Abaroma mwaka wa 313 kubera ko avuze ko nawe abaye umukristo n'umunyacyubahiro n'imyenda y'inyambara bami purpre, akwiye kwicara mu cyubahiro cyo kuyantebe bakamukorera akamenyetso. Yesu akingurira inzira cyo kintu, miliyari z'abantu bigakurikira ubuntu. Voyez-vous? Baptême veut dire immerger, c'est tout. Non, immerger. Nuvuga ijambo ubwaryo baptême, nuvuga kwinika. Voyez-vous? Nuvuga ngo rero
hariho ukuri. Urabona muri iki gihe muri monde y'uno munsi ya relativization baravuga ngo isi ya none baravuga bati liberté individuelle, vérité personnelle. Murabibona? Ici niyo slogan y'isi, liberté individuelle, buri muntu wese murekere umudendezo we, kubera ko umuntu wese afite ukuri kwe. Iyo niki isi bajuise, umuntu wese murekere umudendezo we, kuko umuntu wese afite ukuri kwe. Ibyo rero mu Mana ntibikora, ukuri ni kumwe. Rero mukwiye kumenya uko muhagarara mu isi ya none, kwiye kumenya ukuri ugihumeka. Nongere nsubiremo mbere yo gusenga, hari imyizerere myinshi, kandi umwe wese akwiye kubahira undi imyizerere ye atamucira urubanza. Ariko ukuri nitukujyaho impaka, ko ni ukuri kw'Imana. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ugera kwa Data atamunyuzeho. Muzagera ikirenge mu cya Kristo. Uko yagenze niko mukwiye kugenda, uko yabatijwe niko mukwiye kubatizwa, kuko nico bivuga umubatizo, kwinika mu mazi. Ufanye na Kristo uzuranywe nawe. Bayibise kuba mu itorero ry'Imana runaka aho utuye hose ni ngombwa, ntago tubijyaho impaka. Nta mu Kristo electron libre, nta mu Kristo yiberaho ngo ajyaho hose, nta natoro na rimwe afite ngo itorero ngo ry'umuntu ngo ni umutima we. Iyo ni binyoma. Yesu yaravuze ngo umuntu acumura mwene se amugira inama, niyanga kumumvira amuteze undi muntu, sibyo? Niyanga kumvira nabo abibwira itorero ryo mu mutima we. Ndumva igihe cyose ugiye kure ijambo ry'Imana hari ijambo rikugonga. Ibyo ni ibintu ukwiye kumenya, kandi ukaba mu nzu y'Imana uko ijambo ry'Imana ribivuga, pana kuzajya usura gusa ugenda. Ukwiye kuba mu nzu y'Imana ugafatanya n'abandi mu mwuka wera kuryubaka. Iyo ni umugambi w'Imana. Hari ibintu rero mukwiye kurobanura mbere yuko nsenga, ibyitwa imyizerere n'ibyitwa kwizera. Les éléments de la foi zaratanzwe muri Bibiliya. Izo zo zireba abantu bashaka kunezeza Imana muri Kristo ibihe byose, naho hose, yaba umushinwa yaba umuki, sibyo? Iyo ashaka kugendana na Yesu hari ukuri uhagaze, atakwiye kujenjeka. Imana ihabwe icyubahiro. Alléluia. On peut relativiser les croyances, mais pas la foi transmise une fois pour toutes. Amen. Uri no gutwi niyumve icyo Umwuka abwira itorero. Ukitaka kwenda mbinguni uyajue haya, usicheze. Hanze hari ibinyoma byinshi, ko Satani yarahinduye ubusa agakiza. Ariko ibivuga nibyo bihagaze imbere y'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Abakina ni bareke bakine, abumva amajwi yo hanze ahindura ubusa agakiza, sibyo? Asiribanga mu byondo ibyerekeye Bibiliya, bari bareke bazamenyana na nyiri ijambo. Ariko wowe ndakubwira ijambo Petero yavuze, hanyuma dusenge. Ibyakozwe n'intumwa ibice 2 ku murongo wa 40. Nuko akomeza kubahamiriza n'andi magambo menshi, arabahugura ati mwikize ab'iki gihe biyobagiza. Amen. Voilà. Ni wikize ab'iki gihe biyobagiza. Nayindi jambo ndangirizaho, wikize ab'iki gihe biyobagiza. Ni burutahaniryo uzajye guka amagambo, wikize ab'iki gihe biyobagiza. Pana kuvuga ngo benshi bavuga ibi, benshi se bavuga ikintu kuvuga iki. Nabwo Imana igendera mu bwinshi. Un homme avec Dieu aima les majorités. Imana ubwayo irihagije, nuko twaba tudahari, yo irihagije. Ntabwo yaturemye kuko yari ifite irungu, hekada, nuko yabikunze gusa. Uko Imana
yihagije, haleluya, niko iramutse ibuze abantu benshi bayizera mu isi ntabwo igabanukirwa, kuko igabanukiwe ntiyabikira Imana. Imana veut dire que irihagije. Haleluya, amen. Ni ku neza yawe kugira ngo ukore ibyo ishaka. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. Soma amagambo menshi hano. Imana iravuga ngo je traite une nation comme je traite un homme. Nguko Imana ishobora gufata umuntu ikamuhana, niko ishobora guhana toute une nation. Ntabwo Imana ivuga ngo kuko ari benshi se ngo bizagenda gute. No. Wabyumvise? Imana iravuga muri Yesaya ngo les esprits que j'ai créés tombent en défaillance devant moi. Bivuga ngo Imana abantu benshi ntabwo barayimenya. Bajya bibaza ngo nibo centre, Imana ikaba peripherie. Ni ukwibeshya. Protagoras yaribeshye abeshya n'isi yose ngo l'homme est la mesure de toutes choses. C'est faux. Ça c'est la base de l'humanisme. C'est Jésus qui est la mesure de toutes choses. Alléluia. Parce que l'univers, la création, amen, est christocentrique. Byose, the center is Jesus Christ. Is the center. Yitwa, hein? La pierre angulaire. Cornerstone. Hallelujah. Byose bihagaze kuri we. Uvanye Yesu, amanyeri yagongana. Hakaba supernova zitabarika. Amen. Abaheburayo igice cya mbere ndetse mukunda dusomere umurongo wa 2 n'uwa 3 n'uwa 4. Mumve hano kibi cyo abantu batazi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, we yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Mwumvise iki? Entre autres, ni uramiza no kuvuga iki? Il soutient tout par sa parole puissante. Vango nimba ibintu yose biri uko biri bihari ngo niwe ubifashe kubw'ijambo rye. Aramutse avuze ijambo byari kurana bikavaho. Niba munavuze ngo la création est christocentrique. Hein? Jesus Christ is the center of everything. Ah, niba yitwa cornerstone, la pierre angulaire, jiwe kula pembeni. Ah, inayowafanya mambo yote ashikamane. Nk'ubona muzepfuye aka kanya kawunga bazayirya, abanywa inzoga bazazinywa, abafite gahunda y'ubukwe ntibazabureka. Ibi bizakomeza nkuko byari biri, kuko ntabwo jewe ndi jiwe kula pembeni, ntabwo ndi cornerstone, ntabwo ndi pierre angulaire. Ariko Yesu, dufate ibintu n'ubwo ari ubusazi, Yesu aramutse avanyweho, niba yagashobotse byose birahagarara. Byose birahagarara. Izuba rireka kuba izuba, isi reka kuba isi, amanyenyeri reka kuba amanyenyeri, ubuzima bureka kubaho. Byose birahagarara kuko niwe urameje byose. Ijambo rye ry'imbaraga. Muri ya mvugo yanyu rero, Yesu niwe kamara. Amashimenje ku mwami wacu Yesu Kristo. Ikimenyimenyi, ababyeyi bacu bamwe turacyabafite, none twarapfuye. None se bamwe bashobora kuba ababyeyi babo bapfuye bakiri bato, ariko no munsi n'abagabo n'abagore. Bivuga ko umuntu ntabwo ari kamara. Yesu niwe kamara. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Niyo mpamvu katika sura nasema uchukue vyote vyangu uniachie Yesu. Kubera iki? Fata byose ushaka kuri byose ntunze, ariko undekere Yesu. Kubera iki? Kuko igihe cyose ufite Yesu, amen, aho biriya byavuye haravaho ibindi. Kuko niwe soko y'ibiriho byose. Amen.
mambo ya kwende Yesu abaki, kwa sababu yalipotoka, amen, ataleta vingine. Comprene? Byose bigende, ariko Yesu asigare. Igihe cyose ugifite Yesu, nubwo habaye ibyago bikaza bigatwara ibi, ntuzihebe. Umenye ngo aho ibintu byagiye, amen, afite n'ubushobozi bwo kubihamagara. Nimba ubuzima bwa Lazaro bwaragiye, akongera akabuhamagara, umva niki atahamagara. Ngo inshuti ngo zavuyeho gukora ko nakijijwe, reka zigende. Azazana izindi ziruta zazinda, ahubwo zazindi zirimo n'uburyarya n'ibiki byose. Niba bakundukize, waza kuzanira abantu bagukunda kuko bakwiye kugukunda gusa, batagukundira ibyo ubaha, bagukunda gusa ko bagukunda. Imana ishimwe. Yesu niwe kamara. Ibyo aduha nibyo byiza, ibyo tushugurika ntabwo biba bishe mu kindi kibazo. Imana ishimwe. Amen. Turashoje bavandimwe, iby'umwami ntabwo twabirangiza, ariko n'uyagwa ibindi 40 ubyibuke. Amen. Mwikize abiki gihe biyobagiza, uzajya ubyibuka kugira ngo umutima wawe umenye ko ufite agaciro. Kadusenge. Data, turagushima uyu munsi waduhaye wo kongera kwiriza gusenga no gushaka amaso hawe, twigana ijambo ryawe. Twumvise ko twatoranijwe kandi twarasizwe kugira ngo tube inyego zawe. Ntihagire umuntu n'umwe abana no gushirikanya mu mutima we, ariko anyurwe n'Umwuka Wera mwemeza ko yatoranijwe niyo mu ijuru, kandi ko yasizwe n'Umwami Yesu, kandi ko yasigiwe kuba inyego y'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Dushimire Madame Flora na Mama Yema na Pastor Celestin ndetse mukundwa n'abavandimwe bose bakoze umurimo hariya nabo mu byanga by'ibyuma. Tubashimira Imana. Haleluya. Reka namwe buri umwe wese amubwire mugenzi we ati Imana igumugisha kubona wabonetse muri iri shuri ryo kwizera. Mbarikiwe.